n'umusibo n'ejo ejo bundi nzakabya inzozi. Man, that's my song. Yitwa inzozi ya Cecile Kayirebwa. Inzozi tuzazikabya apana bito bito. Man, uzi ko umuntu aririmba ugahita wumva nyine vibes ziza ntuzaho. Cyakoze Gerard kuririmba biraruhura. Man, byahata. Ni therapy kabisa. Kuririmba biraruhura binezeza umutima. Urumva umeze gute nyuma ko bitarumva ari utuntu ari ukuntu nyine bigenda. Barumva niryohe, barumva biryoshye. Oya. Wumva uryoshye byahatari. No muri cya gihugu. Gerard nkwiyame. Bani sha byose we. Ngo niko ngoma singa urumva ngo ndagushaka ntise urashaka iki muvandimwe niziye nkingi ngiye guhomora zananiranye. Aturumva ngo ndashaka ko tuganira yego pe tuganira kuki ufite business ushaka ko nkwamamariza ufite ngurumva nta urumva mani sha byose we ngo dore ngo nicyo gitumye nguhera kwishyira ngo shamaranje abantu ni mbese abantu basabye niko navuga ngo bakoze dote kwa Masinzo ni 100 mumbabarire umumpangare mumpa oda muza kumwene wanje muna nakazi mu mukwe bwanyu mbasorera abageni je mbaririmbira nti arabaruta sinigitego yacitarushye sinyiga nka uwinseko nziza y'umusereko. Biriko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira handi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagenda paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari ikizere kandi ikizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali. Turi kumwe na wa mukobwa w'icyoki, n'umwe mu bakobwa navuga ngo bakunzwe cyane hano mu mujyi wa Kigali bitewe n'ibyo akora, bitewe by'umweko n'uburyo yigaragaza mu itangazamakuru no mu muziki, nubwo numva rimwe na rimwe atangiye gusa naho agenda bigura intege, kandi afite impano ikomeye cyane mu muziki. Yitwa Alice Masinzo ikinyange. Ikinya bimeze nisawa umeze bo shameze neza imisi myinshi myinshi heruka hano ibintu bitarahinduka none sanze byarahindutse byahinduye isura. Jardin ntabwo ari yaye shawapi byahinduye isura hahora ari hashya. Amakuru se shamakuru ni meza Gerard. Nyuma y'imyaka myinshi cyane tudakorana ikiganiro agarutse ku ivuko agarutse ku isoko kabisa. Ufite fresh ikomeze neza cyane. Merci beaucoup. Icyo gishata ko ni bon. Yes. Izo vibes kabisa izo twe dukeneye. First of all mbe gutangira munari nkingi wikuye ntago mbizi gusa hano hari ukuntu ibintu biba bigenda bitembera yenda bikaryama iyo usinziriye ariko jeyo ntasinziriye. Uri hejuru ngo hejuru hejuru cyane kabisa. Gusa nabonye ari famille yayo. Urabibonye sha iwacu nta funi hari ni imijyojo misi ntabwo muri ibigwara muri abantu baganira muziko
umva ahantu uzasanga umuryango wa Masinzo uzahasanga story, uzasanga ibiganiro, ibitwenge. Mujyemo wabarase oya kandi ko kuba barumva nikabura ko abantu nyene akenshi abantu bitanaho ntibabura utwo bapfa ariko ni gake cyane ntabwo ubiha umwanya munini cyane. Oya nta n'uwi wacu biha umwanya munini. Niki kijya kikubabaza kikagufata umwanya munini ku buryo ushaka kumera nk'umunsi wose wumva ufite bad mood? Number 1 iyo napanze gukora ikintu singikore ari je biturutseho yaba ari je biturutseho cyangwa no kundi biturutseho nirirwa nabi. Ntago nirirwa nabi completely ariko banumva hari ukuntu ndi kugenda nk'umuntu uvunitse. Ikindi nanga umuntu mbeshye. Iyo mbeshye sha kumbeshya egal toa. Sijya kubona wababaye. Ubuhoro uri jo kandi bitari kubeshya, bitari no gutwika. Uhoro uri hejuru. Nuko buri munsi ibintu byose biba bigenda neza. Oya ntago ibintu byose byahora ari byiza mu buzima ariko ho biha umurongo umurongo ngenderwaho. Ukagira ama principe y'ubuzima bwawe, ukagira ibyo ugomba gukora kugira ngo wirinde ibyo bintu byose bibi bituma utekereza nabi, bituma ukora nabi. Kandi iyo ubabaye buriya kari ku mutima gasesekara inyuma. Ntago ushobora kubabaye ngo ubihishe umunsi 2 cyangwa amasaha. Wapi iyo wishimye n'ibyo ukora bigenda neza, iyo ubabaye n'ibyo ukora bigenda nabi. So jyewe nahisemo kwishima tu. Ubihitamo? Nabihisemo umva happiness nanayicuzinze kabisa. Ushaka kumbabaza ntago nzantu ntago wambona. Warafunze ahantu hose. Iva narafunze imipaka. Narafunze imipaka kabisa. Ntago ushaka kumbona, ushaka kumbabaza. Waruvuze ngo famille Masinzo. Uyu munsi mu gihe gito cyane wamaze kubaka izina rikomeye cyane ku buryo n'utazi Masinzo byanze kunzira mumenye. Kandi bivuze Masinzo egal famille Masinzo. Yego. Uyu munsi kuba ababyeyi bawe babona ko izina ryabo ryazamutse cyane rirazwi mu Rwanda n'umukobwa wabo umuherereze umwe rukumbi bari proud gute icyo kintu. Urumva hari igihe bajya bicara nyine nko mu rugo urabizi bose barisaze bibere muri pension bicaranye baragatoki gutya ku kandi umusaza n'umukecuru. Umva bayeze muri copinage ndetse na fiançailles cyarimo. Rero iyo donc iyo ntangiye nk'ikiganiro akenshi navuga ngo muri kumwe nyine Masinzo n'iki mama ngo yatabwira papa ati warakibyariye ni kamwe abo tushatse wajya ahantu ugasinya. Uba wumva ko ari joke ariko ni ibintu donc babivuga babyishimiye, babivuga bumva banezerewe. Nkeka ko nta n'umubyeyi utabyifuza kumva. Nta muntu ujya wenda abwira muzehe cyangwa abwira mukecuru ati tujya twumva Alice. Kabisa bajya bibabwira mama we niwe ujya ukunda kubimbwira ngo se mwana ngo uyu munsi ngo hari umuntu wambwiye ngo ibi nibi ntiyabikubwiye ngo yabibwiye ngo yanabinyeretse. Ntisawa noneho reka tubona nejo. Ari benshi cyane bakunda kwibeshya ku bantu b'ibyamamare bagaragara cyane cyane mu itangazamakuru na social media, ugasanga babakeka wenda mu buryo umwe cyangwa ubundi. Yakumva kuri micro ukuvuga Alice Masinzo ikinyange akagukeka ukundi. Wowe akenshi ikintu kijya kikubangamira kikujena ni nk'igiki bakuvugaho? Jewe ikintu kimbangamira ni ukuntu abantu batanze bazi ko ngomba kuba Masinzo bazi kuri radio. Ubazi kuri radio ameze gute? Naba ngiye no kwa muganga bakumva ndi buvuge ngo ndarwaye ngo mfite ibibazo ngo ndi kuribwa ngo ndi nese. I know. Iminsi yose bose bafite mikro. Babumva ko no mu kiriziya ndi mbese. Umuntu tijara ku munsi w'ejo twaraganiriye. Arambwira ati kubera ubusazi najyaga kuri radio abantu babaga bazi ko ndi umusinzi mwitabi. Wowe bimeze gute, public gufata gute? Gusa jewe abantu nkeka ko abantu bamenye kubera radio ni benshi cyane kurenza bari banzi. Kabisa ibyo byo nurucabana nta naho byahurira. Ariko ntago abantu bajye babitindaho cyane ngo critique nizabura
ariko ninjye bavuga Masinzo uri umusazi nta soni byamabati yaragurutse byarahombye avuga ntibigeze nk'igasanze bigenda yitwa Alice Masinzo ikinyange ni umutumirwa wacu mu kiganiro inkuru yanjye akubutse ahantu hakomeye cyane ijambo ryibuka akubutse imahanga ibwota amasimbi rero ku bantu mwifuza by'umweko kugana ibwota amasimbi mukahahahira mutanahageze reka barangire iguriro kuri nguru rero iguriro bafite uburyo bushya rero bwakorohereza amakampani yifuza guhaha mu mahanga mubagane mugirane imikoranire ibintu bikabageraho vuba kandi ku giciro kiri hasi cyane n'abantu bifuza gutuma ibintu byinshi icyarimwe nabo baraborohereza cyane bikabageraho kuri make cyane mu minsi 7 na 14 uko ibintu bingana kose biba bikugezeho ikindi hari promotion kuri ubu ngubu ibyo utumije barakongeza bakakuzana ku buntu ikintu kindi bitewe n'ibyo watumije n'abantu bifuza gutuma ni karibu kuva ku iherena kugeza ku bintu binini cyane hamagara kuri 0781816181 Masinzo mbere ko twerekeza ku mugani Burayi nabonaga amafoto uburyo utaramira abantu nahoze nkubwira nti ngiye mfite impano nk'iyo ufite ntabwo mamubona muri kino gihugu mamubona international hit aka senderi je ntabwo ubu mbona hanga mfite impano kurimba nk'iyo ufite ako mbona ahantu hatandukanye uyu munsi mbere ko twerekeza kuri urwo rugendo rwawe ku mugani Burayi experience yawe ibyo huye nabyo byanze kunze mu kinyarwanda bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze hari ibyo umuntu arahura byinshi cyane wabanje ukatubonjaho gato cyane ku ndirimbo wifuza kuturirimbira cyane ko tuzi ko uri umubyinnyi umuririmbyi wa gakondo dutaramye ku manywa pe sono ndarimbiye mwuka byaramwe ko numva tujye kwa Cecile tujye kwa Cecile tujye kwa Kamariza tujye kwa amaye nkawe ngaho uzi ko mu mutwe wanjye harimo urukerereza inganzo ngari amariza ibiki byose ariko kandirimbe nk'akaririmbo kamwe njya nkunda kuririmba cyane Imana 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 Mana y'u Rwanda Imana singiza Imana se wagenzi Imana niyo nkuru Imana itera amapfa burya ninayitanga uho bahahira nyabusa abana banjye nimuhumure impumbya z'ababyeyi ziri kumwe mbafata hirya iburyo kandi umusibo n'ejo ejo bundi nzakabya inzozi that's my song yitwa inzozi ya Cecile Kayirebwa inzozi tuzazikabya apana bito bito man uzi ko umuntu aririmba ugahita wumva nyine vibes ziza ntuzaho cyakoze Gerard kuririmba biraruhura man byahata ni therapy kabisa kuririmba biraruhura binezeza umutima urumva umeze gute nyuma bitarumva ari utuntu ari ukuntu nyine bigenze ukuntu uri kuririmba biri serious bitabe nagaragara no ku mubiri wanjye iyo uririmba bita numva ikintu nyine ntazi icyo ari cy'ibyishimo bizamuka muri je none j'imagine wowe shanange birandyohera barumva niryoheye barumva biryoshye nukuri kuririmba barumva biryoshye iyo ndi kuririmba barumva niryoheye ntago nyine ni cya kintu bumva ufiringa ariko utashobora kubwira undi muntu uko ubyumva wowe uzavuga ati umwuka waragusobanura urebe uko umeze bigushusho y'imbere uko bimeze wumva uryoshye byahatari no muri cya gihugu Gerard nkwiyame mubajije kino kintu ariko numvise ugihindura ikindi oya ntakindi ako ni umutwagiye isaza b'ikintu ngaho nyumvira biracyagoranye nyabwenge watubwiye ko ugira vibes bitewe n'uko nyine mu mutima wawe wamaze gufata icyemezo umuziki ntabwo gufasha muri izo vibes zawe of course
ubundi ibintu bijya bimfasha muri vibe umuziki n'ubuzima ahantu hose ndi muri nkiyo nkigera mu rugo bwa mbere mpita njya mu cyumba nkahita ncomeka speaker nkahita nshyiraho umuziki kubera ko burayi ngiye nkunda kuba mu cyumba cyane kabisa nkahita numva akaziki najya nko kumeza yenda nkaza muri nibwo nza muri salon nabwo nkacana nka televiziyo ariko still nubundi nshyiramo umuziki wumva genre yize ndirimbo cyane nkunda of course nkunda gakondo niyo ya mbere ubundi nkunda country music cyane n'ama soft rock soft rock bavire la vigne abantu nk'abo ngabo kabisa uwo ni uza mu mutwe wanjye nanjye ni uhisuza tumeze nka bluetooth urankonex wakwiyanganya ukadukwita kandi karirimbo kweli ka gakondo yemwe nshuti twabanye yemwe mfurazi wacu nimuze dutarame duhiga umwanzi yigireyo uyu mumararo ngo ego Kigali baranyibye wazinze i Kigali bararonga ubu barandoze abanyeshari barandoze babyibagiwe basi umurambaza iki we muranshaka iki Kigali basigaye baroga n'ukuri hari biri gitangaza Imana guha impano ikomeye cyane irimo kuririmba ariko ufite n'impano yo kwiyadapta nta bufuru ufite muri wowe yesha nta kabisa nta nabuke ntabwo uzi ari nkundi ngo akamuzagakupe kare ngiye ibintu bimvune se bimvunira iki ari giye biri kuvuna namwe ibindi muzakomeza aho nagarukiye namwe abo muzakomeza muririmba nta muntu ukubwira ko utanga ibyishimo barabimbwira kabisa barabimbwira cyane nabo tuvukana uba happiness mva namwe hano Rwanda n'uruyange mbwira mu minsi yashize rero ukubutse ku mugani w'Uburayi byanze kunze ndahamye 100% nubwo utigeze ubimbwira ko wagiye kubera umuziki am I wrong kubera umuziki oya ntago ari ukubera umuziki nubwo nagezeyo nabyo nkabyenseramo ariko ntago ari ukubera umuziki I know okay wagiye kubera iki nagiye kubera umwuga w'itangazamakuru okay ugeraho nararimba rero wagize abantu bitaho gufatirayo first of all reka tubanze tujye ku mugani w'Uburayi hari ameze gute niki nabonye wabonye kidasanzwe urumva Iburayi ntago ari mu biryogo nta nubwo ari Remera biratandukanye cyane naragiye nshikira mu gihugu mu Buholandi nabaga mu mujyi witwa Harlem City naho nabaga abazungu nahageze mu gihe cy'ubukonje jera hari imbeho amatwi n'amano n'intoki byarakonjaga kuri level nyine yambeho idasanzwe tutazi hano akabaho hano witushyira akasharupe cyangwa agakoti kamwe ukigendera ariko hariya nyine nahageze uri suppose yo kwambara ibintu bibiri amaga amascarf imyenda imanutse amaboot biranza birantonda koko ahantu iyi minsi yose nzayihamara akongeraho ndahamenyera imbeho abazungu nta muntu nyine uba witaye kuri nta muntu n'umwe uba ukwitayeho ukora ibyawe ukabikora neza kandi uko ndabyibuka ahantu najyaga kwigira buri gitondo bahanyeretse rimwe so abazungu basipoza ko ikintu wagiye gukora wagishyizeho umutima n'umwete bavuga ati inzira twakoretse bwa mbere ni uriyeranja ejo uzahamenye cyangwa wafotora wahashyira tubuye kwa kundi ariko ejo ntawe uzaza kugufata ntawe uzaza kukureba urugendo ntabwo byagucanze se ngo uyobe je nari nifitiye n'ubwoba nuvuga nko hariya ku kibuga cy'indege bazangarura hano Rwanda nuvuga bazangarura kuri airport sitavuga se biragenda bite ko nari nimenyereye tugendo twano hafi ubu ngiye kwambuka uye Kigali ubu ngiye kwambuka iyo
ahubwo ni ya nyuma y'igikoko urumva ndagenda nyine urugendo of course rubaye rurerure nageze amasaha 9 almost 10 nagezeyo naniwe byatari ndayoba ikibuga cya Amsterdam kimwe mu bibuga binini cyane kimwe mu bibuga binini jera urahagera ukavuga se man ishobora byose ndareba abazungu rero bahora muri marato abazungu bahora biruka nta muzungu ugenda buke nabonye ureba rero ukabona abantu barirutse warese ndabaza ndetse biragenda biteze akuriye hanje nyine ugahita ujya kuri wifi ukiyaranje ugashaka abandi abantu aho ngaho bagufasha abari abantu bashinzwe security abashinzwe ibintu byinshi bitandukanye kandi ikindi kintu ngewe abantu bari baratravelinze bari barambwiye bati ikintu cyo kubaza kuko iyo ugeze Amsterdam uhahurira n'abandi bantu nabo batahazi baje uko ngoko so kubaza nta muntu uzaguseka unzi ko nta n'umuntu ubukuzi nta n'umuntu ni kagahugu k'iwanyu nyine rero kora byabi rero ucabana urumva urabaza nyine ndabaza umuntu asohokera yuko nabona ahantu hose ari ibirahure habona kandi nashaka gusohokera habura ntabwo none se ubu ntabwo wigeze ugunga ikirahure oya nabona oya ibintu byambayeho byabaye nk'ibintu bijya bimbaho muri no soko rya Nyarugenge oya pole Nyarugenge hari indi soko rijya rincanga hano muri no mujyi wa Kigali nagira ngo nsokeye nko muri ground nkasanga nibereye muri business cyangwa nkasanga ibyo byambayeho kuri Amsterdam ariko nari yanje ndabaza menya watu duto nk'umuntu w'umutabonere w'Ikigali anavuga ne Kanyarwanda mu gake ubwira umuzungu se none uribagirwa gwiriye none se ntago kabura nuko ugize gutya rero winjira ku mugano burayi byanze kunze by'itangazamakuru tube tushyize ku ruhande ndashaka twerekeze none uburyo wagiye hariya wigiriye mu mahugurwa mu masomo asanzwe y'itangazamakuru ariko abantu bagahita bakubona ko ugomba kubataramira njye nabonye amavideo yawe uri gutaramira abantu byagenze gute byaje gute kuno byagenze rero navuye mu Buholandi njya mu Bubiligi gutembera tu mvugana n'abashuti banjye bo mu Bubiligi bagato tuzahure tutembere donc tugutembereza Ububiligi tukwereka ahantu heza nyaburanga n'iki ku mugoroba rero hari ahantu abanyarwanda bataramira mu Bubiligi Buruseli narahageze ngira ngo ngeze nk'Iremera ngira ngo ndimo ndatambi kuri muhanda w'amabuye ukomeza za wavuye muri Hollande ujya muri Buruseli mu Bubiligi gute se na bus nyine wari ufite appointment n'abanyarwanda se yego rendezvous nabo yego abashuti banjye baba mu Bubiligi basanzwe ati uze mu Bubiligi tugutembereze kandi ikindi naho twari kora ko yari delegation y'abantu benshi twari twarafashe iminsi yo gutembera so twarajyanye ariko tukigirana mu Bubiligi buri wese aca ukwe yewe mpora n'inshuti zanjye turatembera ni mugoroba rero nibwo baje kumbwa ariko uzi ko uyu munsi hari ahantu twabonye afishe bajya gutara amatamba twagiye atari ibintu byose mwabikoze neza ati iki yo mu gihusha kari kuba ari agahenda so tujyayo nsanga abantu banzi ndi nkakubwiye ngo ni nk'Iremera nahuriyeho n'abantu nkuko twaho twicaye nka gutya abajama nsanzwe nzi abona asize Kigali abahaba iki abane timasi baguhe mikro nuko bamuhaye mikro ndaririmba ngayo ngo masi baguhe mikro bari bazi kuririmba se bari babizi nasanze umuyobozi waho anzi ko ndirimba bari bateguye bisa abandi bahanze hari uriya musaza uvuza akagoma yitwa nde uvuza akagoma mu by'agakondo se yitwa we yagoma kuvuza ingoma se no bantu bamuzi ku kantu k'akagoma n'umunyarwanda yitwa nde ntago nibuka izina rye niwe wari kuri stage niwe wenyine wari waririmbye uwo munsi niwe agomba gutaramira abantu Alice Masinzo ahageze ibintu birahinduka ndabataramira bararyoherwa pe bararyoherwa ku buryo n'ubu harimo gahunda yo kuzasubirayo just no for that
kujya kubateramira nkagenda nkakenyera nkashyiramo intambi nkaririmba indirimbo wakise ukabemeza niyihe naririmbye Rwanda watoka kuko sinayibura ndirimba Mugabo wanjye ndirimba n'Inyange ariko turi imbere Rwanda Rwanda ni indirimbo y'umubyeyi twa Cecile Kayirebwa twemera cyane urumva narinje ndirimba akantu kubera ko nari umunyarwandakazi uri mu gihugu kitari icyanjye nahise ndirimba ni nagiye ntaguhunze wowe Rwanda umutima wanjye we Rwanda n'urukundo byanjye mbisigaje i Kigali kandi wowe urabizi ukuzi ko ngukunda nkariduka uhuze ko ngukunda nkimara we yewe n'imizi yose ngashira we nisigarize ese nisigarize ikiye Rwanda warambyaye warandihinze urukundo rusarareka ntuguture n'urwawe wokabaho we w'ingoma bihumbi abantu amashyi ngo kaci Igo cyatiyo ati Rwanda we rero ngo mureke tubyine abantu bari bakumbuye cyane kubona umuntu bataramira gutyo ubumva umeze gute iyo ugeze ahantu yemba ndi muri Edeni mbona utuntu tw'uturabo twiza utunyoni ugeze ahantu mushyashya ntibari bazi ko wenda uzi kuririmba abantu bari aho ngaho kabisa umva donc urumva njye naragiye nicarira hanze hari ahantu ho mu nzu hari sale abantu bari kurimbamo n'abandi bantu bicaye hanze ariko nsanga abantu banjye abo nsanzwe nzi bo mu Birigi n'abanzi biyicariye ahantu hanze nanjye nicarira aho kwa kundi nyine intore zijya zigira utuntu udukundi banzanira mikoro aho ngaho rero kugira ngo bumve iryo jwi kuri afishe sinarindiho nta bantu bari bazi ko ndibugeraho ngaho donc kabaye nk'aga surprise ariko keza byataye ati garuka ni ndabatamo mugani wayago ako dise kwakuye inote nyinshi basunika mu mufuka byari byiza rwose uzi gutera ibuye kwica inyoni ebyiri umunezero wo ku mutima no kwitako ku mufuka no ku mubiri felicitation icyo ni ikintu gikomeye cyane n'umwana wawe uzabyara uzamugira intore nurucaba ahubwo atinze kuza gahunda n'ibijyanye azabyiga akiri mu nda uba ufite gahunda yo kumushaka ryari kubyara umwana Imana niyitanga urubyaro ariko jyewe nko mu myaka nk'itatu ntabwo ari kera n'ejo bundi uzi ko yego ari turi mu minsi 1000 ubwo ni mu 26 ubu ni nkaho tubura 2 okay je navuze ko n'indirimbo ya mbere nzahimba nzashyira hanze yanjye ku giti cyanjye ubu ngubu nakoze audio ariko ngiye gushaka ukuntu nkora na video ya cover ariko indirimbo nzasora bwa mbere izaba ari ise w'umwana iya kabiri izaba ari iy'umwana buri mwana nzajya muhimbira indirimbo usko wateguye bana shaka bisa ise w'umwana sara ibyo byose azaza arimo arikatisha ko azaza komeza ukora stage ariko azaba tomboye ukuri azaba aguye hashasha abana biwacu hari yaburiye butanye sibyo ndabarangiye toni ndakuraye none ukubitaho none iyi mpano ya danje Masi mbwira nk'umugabo wakwifuza ko abapapa abana bawe nk'ibiki bitatu bikomeye cyane agomba kuba yujuje biragoye kubera ko ngiye ninza kuvuga ngo ndashaka umugabo umeze nka Masinzo urimo urakumira abantu nimuga ngo ndashaka umugabo umeze nka Masinzo ntago abantu bari bubyumve kuko ako ngiye mbonye nk'umugabo umeze nka Masinzo wambyaye Masinzo père cyangwa Masinzo data ngaho kuko ntago
wora nabizi yenda Masinzo ariko we ari très posé cyane donc nyine cyane ntago ndabona Masinzo yavuze nabi data I know sindamubona yatonganye sindamwumva yabeshye n'umuntu w'umunyakuri urumva cyane kabisa abantu bazi Masinzo ndakeka ko abantu bazareba ino video kino kiganiro barabizi papa rwose n'umuntu ugira ukuri utabeshye ku buryo mu bamwicanye gato cyangwa umuntu akaguhamagara kwa kundi umuntu avuga ngo mani ngo nkugeze ngo ariko se nturakaraba nturarya umugezeho ubu uri kumva nta kibazo ufite umugabo nifuza ni umugabo tuzahuza naza tugahuza ubwo uzashaka uramutse ushatse umugabo witonda byanze kunze uvuze Masinzo mpita mbona umuntu witonda aritonda bitandukanye nawe bitandukanye n'abandi bose muvuka ibi na mama wawe ako abonye ko birahura nicyo kintu ngiye kukoza umva mama ni jewe urumva abatazi mama mujye ni jewe uko nyine umeze mbwira arisho ko umuntu itonda cyane bizavamo azajya iburyasaza azimire nzima ubundi niho biryohera nuko ugize gutya rero ku mugabane Burayi uraririmbye mu ndirimbo nanone waririmbye nitwa Mugabo wadukubitiye akagenga se tukikomereza erega igiwa nkacu ndahazi sinahangishijwe na ruzagayura sinahunze amahoro yakarande inkangu y'ukuboza siyo yanteruye sindi kinege sindi n'ikinegu sindi impunzi sindi n'imfubyi sindi igicibwa oya sindi n'inshike naje mpurujwe n'urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwacu sindagira usange dusabane nka kera utarasumuka kera nkiri udasumbwa ukisimbagiza abasizi bakasingiza wa mugane wawe uraryoshye oya aha burya umuntu agomba gutanga icyo afite niba ufite ibyishimo nibyo utanga ikindi kintu nabonye ko buriya nyine n'ukuntu umuntu aba yarabayeho ukuntu umuntu aba yarabayeho birakonta cyane cyane uburere buruta ubuvuke ko umuntu yakuze twa twakuze iwacu dutarama duseka blague nyinshi kugeza no kuri ubu ngubu rwose iyo twagiye nko mu rugo twiryamira nka saa 11 twicaye hariya hanze twiterera story ewana rero ngiye ukuntu nakuze ntihakagira umuntu nzana urwaserera nta rwaserera ngira nawe ntimukayinzana simwe uramutse ushatse nk'umugabo ubona mudahuza wa muntu nyine udakunda ibirori udakunda nyine ufite umutima utari mwiza twaba twahuriye ntareka nk'umuntu navuga ngo ushaka kugira vibes hari umuntu udutega amatwi nyine yakumva cyo kiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma akagira ibyishimo navuga ngo bidasanzwe muhe udutips twamufasha kugira ibyishimo guhorana ibyishimo guhorana morale kare twoze tuvuga ku bintu byabaye mu Rwanda aho usanga abantu batagifite nyine umutima muri bo tu batagifite umutima muri bo ni nka tips zingahe nk'eshanu eshatu enye zagufasha guhorana ibyishimo guhorana umutima mwiza ngiye kubyanjye ibyo ngenderaho ntago ngerageza gukora ibintu byiza nta kintu ntegereje kubera ko iyo ukoze ikintu nta kindi kintu uzi utegereje ubikora neza ukabikorana umutima mwiza nyine ukitanga we wese gukora ikintu cyiza nta kindi utegereje icyo ni kimwe ikindi kwirinda kwinjira mu buzima bw'abantu no kwirinda kujudginga kabisa ukareba ibyawe ukamakinga sure ko nta muntu wabangamiye ariko ibyawe wabikoze neza ikindi cya gatatu numva ko ari ukugira amahame y'ubuzima ukagira amahame y'ubuzima bwawe ukavuga ati jewe ntago abantu bameze gutya ngomba kubaha karibi wanjye ntago ngomba gutunga nimero zabo
abantu bameze gutya nta hantu tugomba guhurira. So kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere ni ibi ngomba gukora kubera ko nzi ko ari jyewe bifitiye inyungu kurusha undi wese wo hanze. So bituma rero n'umuntu bituma nta n'ikibazo ugirana n'abantu. Niba utinjiye mu buzima bw'abantu ugakora ibyo ugomba gukora neza ugakora n'ibindi byiza utategereje ko hari ikindi kintu kizakugarukira, ni gute utabaho wishimye. Iyo ufite ibyo bintu byose uranyurwa. Byanze kunze vuze ngo mu mahame ugenderaho byanze kunze harimo abantu ugomba kwinjiza mu buzima bwawe nabo ugomba gusora mu buzima bwawe. Ndanabafite ubabaso buri munsi uvuga ngo abafite character zimeze gute. Njyewe rwose iyo bidahura ntago niyo duhuye mu nzira nta kiba cyabaye. Uca hariya nanjye iyo bidahura ni muhuza n'umuntu umeze gute. Umuntu nyine udafite ibyo bintu, umuntu utagira gahunda mu buzima bwe, umuntu nja mu buzima bw'abandi, urumva, umuntu ushaka kwigira uwo atari. Ariko ku kintu nabonye cyo abantu bariza gahunda nawe ubamo. Ndagira Ayo mama nashaka kugukeka ko cyangwa ndakubeshye. Oya ntago mbeshye. Kunesishima ngo ntago mbeshye. Gere ikintu mpamya cyo, ikintu umuntu yashyizeho umutima aragikora. Ikintu umuntu yatekereje akagishyiraho umutima n'ubwenge aragikora. Ntazagira umuntu ukubwira ngo shango nagize utwampeshuma, wagize utwampeshuma kubera ko hari ibindi biri priorité. Biri priorité wagombaga gukora. Kandi ibyo wabikoze. So ibyo utakoze rero nejo wabikora cyangwa nejo bundi. Okay. Twongere twiririmbira akantu gato. Hindukira shenge urebe Kigali, icyo bukuro rukwishashagirana, nushaka uharare widagaduhure, Kigali uteneza kandi utatse ubwiza, ugira imirambi n'imirambo utabona ahandi. Baracyanoga kono wirya ariko ako kantu kwirya kugendana n'umuziki biragendana bita biza nyine ukumva ugomba rega gutuma abantu bishima ukabaha ibyishimo bakuririmba nyine afunze isura kose. Uziko hari abantu wa prefera kumva no ba prefera kubareba atari uko yenda bafite isura yani wojya ahubwo ari uko nyine badafiringa urumva. Ariko hari n'umuntu ureba ukanamwumva ukavuga ati mahwi rwose. Nka compliment navuga ngo baguhaye nka hariya ku mugabane w'Uburayi aho wari uri ni nk'izihe utajya wibagirwa. Abantu twabanaga bo nk'abazungu benshi twabanaga nabo buri munsi nabwiraga ibinyarwanda ntabwo ariko nkamwe mwumva bimeze bite. Kuri ako Nyarwanda twari bake twari batanu. Bo bagaseka ko masi uri muzima ariko nkamwe mwumva bimeze bite buriya iyo mubonye rumva ibintu byahuye rumva bimeze bite. Urumva compliment igiye kwishima ni ibyanjye rwose. Ndashaka kumenya compliment nyuma y'igitaramo. Compliment nyuma y'igitaramo nuko batashakaga ko ngenda. Kandi nagombaga kugenda kuri iryo joro ndabyibuka nagombaga kuryama kanari bubyuke nji Paris. So nagombaga gutaha nkaryama kugira ngo nze kubona ukuntu ndi bukuru urugendo rwa mu gitondo. Natashye batabishaka ndashaka ko nta ati cya gikobwa cyiza kibyibushye cyapa ati kiriho koko ku buryo cyabaze kabwizo ku buryo abantu bavuye muri salle bakaza hano twari twicaye kugira ngo nyine duseke tere na story kuko nageze kuri stage ndabyibuka nahise mbonamo amasura y'abantu nka 5 nasize i Kigali none mbasanga n'abantu ariko se mwatse tukitaremera ko giye hano nabonye ari Remera. Mureke twiririmbire twiryohere twishime nta twitaramira. Akuburyo naje kuririmba mitanza hanze ahantu nari nicaye kuri sayiko abantu bari bahari ubwo barabyibuka umva hahise haza abantu baricara mbakubita imyotso rero mbakubita imyotso murakajija abapapa n'abamama mumeze neza. Byari biryoshye. Compliment abantu ibyo nabonaga hari abari banyishimiye barutaga batanyishimiye. Oya abatakwishimiye wongeka ko ari hafi ya ntabo.
ntaba abo ngabo njye ndashaka kumenya ukibona utuntu compliment uburyo utaramira abantu bakishima ntabwo uhita gusubiza amaso inyuma ukavuga uti ndibuka cyagiye ntangira bino bintu niga indirimbo ya mbere uzi kuririmbira mu Bubiligi ariko jako muzi ko ibintu byoroshye noneho kugira ngo ujye ahantu usanga abantu bateguye igitaramo cyabo hari abantu bafishije n'iki baguhaye umwanya baranakwishimiye nyuma umushyitsi mukuru umva utari n'umushyitsi mukuru uri gafirimbira aho ngaho uri kwitemberera urumva ukagenda ukabona abantu barakwishimiye ukabona ibyo ubahaye babyakiriye neza birabanyuze ayayayaya mitaryama nkiyoroza yavuga nti Haleluya kabisa reka dusoze ku ndirimbo yitwa Inyange akaba n'indirimbo nziza buriya nziza cyane pe nakuvuga ko na Cecile mwiza Cecile we ni ikiremwa gitangaje I know no mumama mwiza tunamusuje niba ni no kutwumva muri kano kanya no mumama mwiza dukunda mumbwirire ko twagomba kumusura niba yaranagiye simbi twagomba kumusura turapanga hadi Kigali twagombaga gusura umubyeyi wacu bita Cecile Kayirebwa kuko ari jewe ndamukunda ari Gerard aramukunda ari n'abanyarwanda turamukunda twese muri rusange rero twagombaga kumusura ariko nubundi ntacyo urwishe yanga uracyayirimo agaruka I Kigali tumusura n'urucabana tumuririmbira hashya Nyange muhora cyane abana twaganaga nkura mu kiyije ntera hejuru ngongeza nturi bihe binyami bwanjye no yizihi izabura wari ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngire ntikaramukuranye tuze ukuranye tuze ukuranye ubwiza ukaba n'ingenzi kuko ihorenze nkwihoreza umutesi narya nkazuba ntirizime ntirihunge nge nzakomeza ndirimbe ya mbyino y'urukundo rudakangwa n'ibihita ntirurindwe n'ihururu ntiruhoshe ngo ruhore cyangwa ruhonge ibibindi ndikumva ngezeyo kubera rero n'ukuntu ibintu biryoha ubu utangiye kuririmba kubera ukuntu ibintu biba bikurira mu mutwe byose biryoshye ni nko gushyira mu kanwa ibiryo byose biryoshye bikakunanira kubitandukanya uhera nk'ugitero cya nyuma ugagaruka hagati ariko ukishima ukisanzura ngayo nguko mbwira ari wumva ugomba gusiga legacy ku isi byanze kunze uracyari mu jeune uracyari muto cyane iyo mbona ufite ibikorwa nk'ibi ngibi talent nk'ingiyi impano nk'ingiyi byanze kunze mpita mvuga nti Masinzo mu myaka 60 yifuza kuzameze gute Masinzo uzava ku isi akazasiga abana runaka yifuza kuba azasigara bamwibuka gute abana rero ushanye ute y'abantu legacy urumva turacyayubaka turacyashaka no kuzagira imbere heza cyane kurenza aho turi ni ibintu tukirimo dushakisha ariko nk'ubu mfuye aka kanya ndabizi ko abantu bazijya banyibuka ku bintu bimwe sinzi buri wese cyajya nyibukiraho ariko abenshi bati Masinzo yavuye ku muceri ntuzagende vuba ni izina ry'Imana oya turabizi ariko tujye tugana n'umuntu gutya ejo ngo aragiye bana ugakata nk'akantu kagapostinga ngo dore ukuntu yabivugaga ntuzagende vuba nibura mu myaka 70 80 iyo credit ntago ndayaka oya nibigenda iyo credit ntago iraza kabisa ariko Masinzo aramutse atarahanga niki wamwibukiraho shyira muri commentaire voilà ahubwo abantu bareba ikiganiro
bazabishyire muri commentaire. Niki wamwibukira ushyira muri commentaire. Muzashyireho. Ariko ni kera mu myaka 80 90 gutyo. Narabyaye narujukuru. Warigenza nitwa nyogokuru. Ngo Alice. Tate. Ako barumva nzitwa nka Nyirandora. Urumva? Kugira ngo ewana nkunde nsaze. Urumva gusaza kuri no kigiye nta nubwo abantu bakibikunda. Wita umuntu umukecuru ngo. Ako giye nzitwa nka Nyirandora. Ni nsaza. Gusa nyine ibi byose bizaba bigihari. Ibidukikije byose bizaba bigihari. Ariko izina nta nyogokuru Alice ntawe. Nzitwa nka Kiza cyangwa se Gicanda cyangwa se Kiyobe. Amazina nkayo y'abantu. Ariko Kinyange ni sawa. Cyangwa Kinyange. Bigendera hose. Atari ko ntago duherutse kujya kureba mukecuru Kinyange. Ayi! Muba mu buzima ubwo buzima ndashaka kuzareba nk'ukuntu umeze. I know. Nkayanyira n'amamemoire nyine nkareba kuntu imyaka igenda. Ubu ngubu iyo ntekereje hari ibintu njya ntekereza. Cyagera gukura ni byiza yuko ni nabi. Nk'ubu nk'iyo nibutse nka kera gihe nkiri umwana. Nkareba n'ukuntu nyine n'ukuntu ubuzima ubu ngubu bumeze. Avuga nti watubiza inyuma. Biracyagoranye. Mani nawe amenya. Ugiye gutyo ugashiduka wageze kuri washaje nyine donc imyaka kandi disi imyaka ni nk'inkororo nibyo udashaka gukora irabigukoresha imyaka yakubwira ngo no kandi no ni no yamwa wi ni we Masirika tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu mbere ko tugushimira hari umuntu ko twumva muri kano kanya ukunda kukubona ukunda kukumva mu biganiro bitandukanye kuri Magic FM tubariho tubabwira ko akora kuri RBA ukaba no muririmbyi nicyo mubwira muri kano kanya se ubundi umuntu kwifuza mfite na business y'Imana mfite na business ubundi umuririmbyi ndi umunyamakuru ndi no mu business woman cyo mfite Rika Store man ko ntari business mfite Rika Store Kicukiro munsi ya Saint Joseph ku muhanda wa Saint Joseph. Are you sure? Nizema ko kutayambwiye. Urumva? Hako ntago ubizi? Izina ry'Imana ntabyo narinze. Ubwo rero numvaga kubizi. Ngaho. Ntacyo ariko aho bimenye. Rika Store Saint Joseph agana hehe? Rika Store Saint Joseph Primaire. Uzayizana igihe nyikwamamarize hano. Niba bishoboka niba icyo byatanga. Byarangiye ndabakiranya. Rika Store? Kabisa mfite Rika Store yitwa MD Rika Store. Saint Joseph MD Rika Store Saint Joseph munsi ya Saint Joseph Saint Joseph Primaire Kicukiro kabisa wa ku muhanda se ku muhanda neza kuri nk'abahindi kabisa oya imbere ya rebus ya Kicukiro Primaire yana ko banza Kicukiro Primaire imbere yaho hari rebus komeje imbere nko muri metero nk'ijana nisi batubwire akabari ka ubwo ngubwo ntabwo kaba kuzuyemo abantu abahahiye nyine Watera story oya cyakoze nyine urumva iri mu kazi akenshi nyine yo mpari abantu bo bahaza nyine baze ko ndi nko kuri mikoro yenda ndi kumwe na Murindwa no nk'iyo yenda nk'abantu dukorana bansuye babona turi nko mu kiganiro babona turi nko muri Magic Drive ariko wazaretse one day tukakora ikiganiro turiyo muri Rika Store kabisa nukuri pe twaye iki se nizere ko ufite nimero ya telefone ya business ndacyakoresha nimero kuba udaringa kubasha kudaringa mfite nimero yes zishake ubundi uzivuga ubundi dukore business uwifuza muri Kigali kugura inzoga ya rikeri ya fresh ahamagare Alice Masinzo oda uca vite bien fait nabyo niba umuntu adushimije gutya natwe tumukorera ka mu ntemo aba diaspora mugiye kumanuka mujye mwadoringa rikeri wanje ikindi nanone munaze tubahesho mubahejo mwinywere abanyakigali namwe gahunda niyo pana byo kumufunza isura wagiye kuri kotwa ibyo ntibigezweho ntago bigezweho muri Rika Store kwa Alice Masinzo useke utaye wishimye iminkanyaro taha yashize no kuri pe uryame neza utange n'ibyishimo no mu rugo suko nani atari yewe Rika Store tanga nimero ya telefone yayo reka mbahe nimero ya telefone mugomba kujya muhamagara Alice Masinzo oya hari handi mazina atari ya Alice se uraza kutubwira no kujyaho n'umuntu ushaka kwishyura
ahita yishyura ashobora kuba bookinze ashaka kuba bookinze nabamenye ariko ntacyo reka mbahe nimero yanjye ntacyo ntari birenze 078 2 37 46 90 nk'uko byaramwe muzahamagare mugira ngo mumpe amafaranga nanjye mbahe ibyo mushaka barakumamagara mumbwira ngo ko se ngo Masinzo rero cyaye dukora ikiganiro mani sha byose we ngo niko ngo Masinzo urumva ngo ndagushaka ntise urashaka iki muvandimwe niziye nkingi ngiye guhomora zananiranye aturumva ngo ndashaka ko tuganira yego pe tuganire kuki ufite business ushaka kumwamamariza ufite ngo urumva ntawe urumva mani sha byose we ngo dore ngo nicyo gitumye nguhera kwishyiga ngo shanga ko approachinga ngo ukabanyira ntashyiga mezeho ndacyari ikibondo ntago ndakora sinari nkiryama baba niko masibite twakubonye mu kiganiro cya Gerard sha uri umukobwa mwiza uri umwana mwiza nti murakoze murakarama ati none se tuzahure ryari nti se tuzahure mu buhe buryo ubwo nuko ndi kuvuga nyine cyane ariko tuba ducata tuzahure tuganire iki muvandi se ufite business ushaka kwamamariza ufite ubukura ashaka nkuririmbira cyane noneho umuntu atangire mu booking ubu ngo abantu batangiye kuma za avance urumva wese ufite ubukwe atashwe ufite business se atashwe ufite iki se ushaka kunyereka nije wifite ati genda ashaka kugira umugore shamaranje abantu ni mbese abantu bansabye niko navuga ngo bakoze dote kwa Masinzo ni 100 mumbabarire umuhangare mumpa oda muza kumwene wanje muna nakazi mu mukwe bana gutereta mbasorera abageni je mbaririmbira nti arabaruta sinegitego yacitarushye sinyiga uwinse ko nziza y'umusereko yazaya waruta murakoze jera nuko bye wetse kugenda aka kanya umuntu wumvise Masinzo amunyuze pani ibintu byo gutereta ushaka kuvuti $100 ndakuremeye genda wibere ariko niba umuntu abaha ibyishimo tujye tubwiza yuko niba umuntu umureba ukagurira no kumbwa ati nguhaye ikibanza i Kigali dore hari imodoka yanyiparitse hari yagenda uyifate uyikoreshe muri business urumva cyangwa kambwa ati ngwino nkwamama tucye urumva muntemo nanye dore mbatamo dutanane mu bundi hashya Masinzo wanjye I like you sha ubu rero gahunda mwese 90.7 Magic twagurutse you go thank you so much you're welcome bro